Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Ndabasuhuje bakundwa bene data, Imana y'amahoro ibahe umugisha. Ndashima Imana mu gitondo cy'uyu munsi itubyukije amahoro, ndayiha icyubahiro cyinshi kubw'icyumweru cyiza cy'umugisha yaduhaye, ikaba ikomeje kuturindira muri cyo. Kandi ndashima Imana kubw'uku kwezi kwa karindwi yakunze ko dukandagizamo ibirenge. Mfite irindi shimwe rinini ko tugeze hagati mu mwaka wa 2023, twarenze deja hagati. Ndashima Imana yakomeje kuturinda no kuturengera. Ibi byavuye ku Uwiteka kandi nibitangaza mu maso yacu. Izina ryayo rihabwa icyubahiro. Ndi Odette Kandama mu kiganiro Saveur Divine. Muri kino cyumweru turimo turaganira ku rwandiko Paulo yandikiye Abaroma, igice cyaho cya 12. Niho turi kuganira. Jewe rero ndashaka gusoma umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Ndashaka kukubwira aya magambo ngo tube igitambo kizima kandi ntitwishushanye n'ab'iki gihe. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Nkundire dusoma amagambo y'Imana yanditswe nyine mu gitabo Paulo yandikiye Abaroma, ibice byaho 12 umurongo wa mbere kugera ku wa kabiri. Nuko bene data, ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Kuba ibitambo bizima kandi tutishushanya n'iby'iki gihe. Muri iyi audio ndavuga ibintu bitatu. Icya mbere, kuba igitambo kizima. Icya kabiri, tishushanya n'iby'iki gihe. Hanyuma icya gatatu, kumenya iby'Imana idushakaho. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Icya mbere rero, Imana irashaka ko tuba igitambo kizima. Nkundire dusome mu rwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Abatesalonike, ibice 5 n'umurongo waho wa 23. Handitswe ngo Imana y'amahoro ibeze rwose, kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo n'umubiri byose birarindwe, bitazabaho umugayo ubwo umwami wacu Yesu Kristo azaza. Imana ibaha umugisha. Nimo ndavuga ngo kuba igitambo kizima. Igitambo cyabaga bagitambaga, bajyanaga itungo rizima, ariko bamara bajya kuritamba cyangwa bamara kuritamba, igitambo kikaba gipfuye, kidatera imigeri. Igitambo gipfuye kitarashya imigeri. Biri gitubwira ngo twapfanye na Kristo. Ntabwo umuntu wapfuye abagisakuza, ntabwo umuntu wapfuye abakirwana, ntabwo umuntu wapfuye abagikora ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Twapfanye na Kristo, nta nubwo ari twebwe turiho,
Bibiliya ijya ivuga ngo ni Kristo uriho muri twe. Imana ishimwe. Imana irashaka ko dupfa tukaba ari Kristo uriho muri twe. Niba ari Kristo uzaba uriho muri twe, imikorere ya Kristo ni myiza, rero tuzakora neza, tugende mu buryo butandukanye bwiza, buzima bushimwa n'Imana. Rero Bibiliya ntabwo itubwiye ngo dutambe imitima, iratubwiye ngo dutambe imibiri, kuko umubiri urarushya, umubiri uragora, imibiri idutegeka, imibiri ikadutwaza igitugu. Biratubwiye ngo dutange imibiri aba ari ibi bitambo. Mitima ni ya Kristo, Kristo ayibamo, ariko rimwe na rimwe imibiri ikadutegeka tukayikoresha ibidakwiriye. Ariko Kristo naba muri twe n'imibiri yacu izaba mizima. Abantu bakakubwira ngo mu mutima ngo ni hazima, ngo niho Imana ireba, ngo iby'umubiri ni iby'umubiri. Imana yita ku mubiri. Dusomye amagambo atubwira ngo twebwe ubwacu n'imitima n'imibiri birindwe bitazabaho umugayo kugera ku guhishurwa kwa Kristo. Imana niyo ireba mu mutima hatagaragara. Ariko se niba Imana ireba mu mutima, abantu bo bareba he? Bareba ahagaragara, inyuma ku mubiri. Niyo mpamvu Imana idusaba kugira ngo imibiri yacu ipfe, ibi bitambo bizima. Bakundwa bene data, Yesu yaratwemereye ngo tujye tureba ahagaragara ku mubiri. Aho ijambo ry'Imana ryatubwiye, Yesu avuga ngo bazatumenyera ku mbuto zacu, natwe tuzabamenyera ku mbuto zabo. Imana nibireba mu mutima, abareba imbuto bazirebera he? Ahagaragara inyuma. Imana idufashe tube ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana. Mana ibahe umugisha. Katuvuga icya kabiri, kutishushanya n'iby'iki gihe. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ngo ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya. Iby'iki gihe ni ibiki? Ab'iki gihe ni abahe? Imana idufashe. Kadusoma amagambo y'Imana yanditse mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana, ibice 2, dusoma umurongo wa 15 n'uwa 16. Handitswe ngo ntimugakunde iby'isi cyangwa ibiri mu isi. Umuntu nakunda iby'isi, gukunda Data wa twese ntikuba kuri muri we. Kuko ikiri mu isi cyose ari irari ry'umubiri, ari n'irari ry'amaso, cyangwa kwibona ku by'ubu bugingo bidaturuka kuri Data wa twese, ahubwo bituruka mu isi. Kandi isi irashirana no kwifuza kwayo, ariko ukora ibyo Imana ishaka azahoraho iteka ryose. Imana idufashe. Tugejeje no kuri 17. Ntitwishushanye n'ab'iki gihe cyangwa n'iby'iki gihe. Ibyo mu isi bishirana no kwifuza kwayo, iby'irari ry'umubiri, iby'irari ry'isi. Biratubwiye ngo ubikunda, ugendera kuri byo, uwishushanya nabyo, gukunda Data ntabwo kuba kuri muri we. Imana y'amahoro idufashe. Bakundwa bene data, impamvu Imana idashaka ko twishushanya n'iby'iki gihe ni yihe? Ubundi umugambi w'Imana wari uko isi itureberaho. Kwishushanya n'ikintu ni ugusa nacyo. Rero umugambi w'Imana wari uko isi itureberaho, ikishushanya natwe, twebwe ab'itorero, twebwe abana b'Imana, twebwe abavuga ko twakiriye Yesu. Umugambi w'Imana wari uko isi itureberaho. Ariko nk'uko mubyitegereza, ni twebwe dusigaye turebera ku isi. Isi niyo yatubereye icyitegererezo, tukishushanya nayo, tukagendana n'ibije. Ni gute bavuze, ni gute bambaye, ni gute basokoje, ni gute bavuze, ni ikihe kigezweho, isi igeze he? Isi ikaba ari itubera icyitegererezo. Bakundwa bene data, mugambi w'Imana ntiwari uwo. Ni twebwe twagombaga kuba icyitegererezo kugira ngo isi abisaba ari twe bareberaho. None byabaye ikinyuranyo. Nagira ngo mbabwire ngo umutima w'Imana urababaye. Imana idutabare. Imana irashaka ko wowe nanjye duhinduka rwose, ntiturebere ku isi, kuko isi ishirana no kwifuza kwayo. Iby'irari ry'isi, iby'umubiri,
ko bagenda bigezweho. Imana irashaka ko tuguma uko twari turi tugihamagarwa, isi ikatureberaho, abataramenya Yesu bakatureberaho, bakagira icyo basobanukirwa, bakareba imbuto zacu, bakadukurikira, bakagera ikirenge mu cyacu nk'uko natwe twakigeze mu cya Kristo. Bye kuba ikinyuranyo, kwe kubabaza umutima w'Imana, kwe kwishushanya n'iby'iki gihe. Dutanga imibiri yacu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ntitwishushanye cyangwa tutishushanya n'iby'iki gihe. Imana idufashe. Umurongo wa 2 watubwiye muri kiriya gitabo cy'Abaroma ngo ntitwishushanye n'iby'iki gihe, ahubwo duhinduke rwose tugize imitima mishya, ngo ni kugira ngo tubashe kumenya ibyo Imana ishaka. Ngeze ku cya 3, by'Imana ishaka ni ibihe? Mvuko ijambo ry'Imana rivuga mu rwandiko Paulo yandikiye Abaefeso ibice byaho 5 ihereye ku murongo wa 17, haravuga ngo nuko ntimukaba abapfu, ahubwo mumenye icyo umwami wacu ashaka, kandi ntimugasinde inzoga, ahubwo mwuzure umwuka wera. Mubwirane zaburi n'indirimbo n'ibihimbano by'umwuka, muririmba mucurangira umwami wacu mu mitima yanyu. Mujye mushima Imana Data wa twese kubw'ibintu byose, mubiyishimira mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, kandi mugandukirane kubwo kubaha Kristo. Imana ishimwe. Umva uko yandikiye Abatesalonike mu rwandiko rwa mbere ibice 4 uhereye ku murongo wa 3 ukagera ku wa 7, haravuga ngo icyo Imana ishaka ni iki? Ni ukwezwa kwanyu no kwirinda gusambana, ngo umuntu wese muri mwe amenye gutegeka umubiri we wezwe ufite icyubahiro, mudatwarwa n'irari ryo kurigira nk'abapagani batazi Imana, kandi ngo umuntu wese areke kurengera cyangwa kuriganya mwene se kuri ibyo, kuko umwami wacu ahora inzigo y'ibyo byose, nk'uko twabanje kubabwira no kubahamiriza. Imana ntiyaduhamagariye kwanduzwa, ahubwo yaduhamagariye kwezwa. Imana idufashe, twahamagariwe kwezwa, twezwe imitima yacu n'imibiri n'ubwenge byezwe, birindwe kugera ku guhishurwa kwa Kristo, kandi ntitwishushanye n'iby'iki gihe, ahubwo duhinduke rwose tumenye iby'Imana idushakaho. Imana nigushyigikire wowe unyumva, utange umubiri ube igitambo, kandi ntiwishushanye n'iby'iki gihe, ntiwishushanye n'isi, ahubwo isi yishushanye nawe, natwe tuyibere icyitegererezo. Imana y'amahoro ibahe umugisha mu izina rya Yesu.